se niba nyine Imana yaraguhaye kuba umutwe muri sosiyete, ikaguha kuba umutwe, kuki uri ushaka gukora ibyo uwo yahaye kuba amaboko? Iki kintu mu gitekerezo nyine, kuki se niba yaraguhaye kuba amaboko, kuki uri gushaka kuba umutwe? Nyine ubyumvishe neza wasanga koko ari byo. Mbese hari ibintu biri kwangirika cyangwa se biri gupfa kubera ko icyo waremewe gukora atari cyo uri gukora. Ugasanga hari ku muhanda abantu bari kwiyoza ibitabi, bari kwiyahuza ibiyobyabwenge kuko batazi icyo baremewe. Bari kwivanga mu bibicira ubuzima, bari kwivanga mu byica imibereho yabo, kandi ibyo bazabibazwa. Utekereze neza, ucunge neza, urebe icyo waremewe maze ubashe no kugikurikiza, kuko muri sosiyete y'isi cyangwa sosiyete tubayeho, mu gihe uriho hari icyo Imana iba yarakuremeye kuzuzuza. Ahubwo jya utekereza, icyo Imana yandemeye ndagikora koko? Ese mbega wibaze, ni iki Imana yandemeye kuba? Ubundi umuntu yaremewe iki? Iki ni ikibazo umuntu wese agomba kwibaza. Umuntu yaremewe iki? Iyo utekereje urareba ugasanga koko wumva wararemewe iki? Mu mibereho ya muntu se ubundi iyo urebye usanga umuntu yararemewe iki? None se koko icyo umuntu yaremewe aragikora koko? Ubundi se koko turebye twasanga umuntu yararemewe iki? Usanga kubera ko abantu hari abataba batazi ibyo baremewe, usanga birirwa bikorera ibyo bishakiye cyangwa se bakirirwa biganya kubaho nk'abandi kubera ko batazi icyo baremewe. Ariko nyamara usuzumye neza ukabanza ukamenya icyo waremewe, wanagikurikiza, kuko buri muntu wese uriho ku isi afite umugambi Imana iba yaramuremeye, kandi aba afite n'icyo yaje kuzuza ku isi, kuko nta muntu Imana yaremye w'imburamumaro. Imana nta muntu yaremye ngo abe imburamumaro, ahubwo impamvu abantu wenda bashobora kuba imburamumaro bagakora ibihabanye n'ibyo Imana yabaremeye, ni uko baba batazi icyo Imana yabaremeye. Ariko reka nkwereke, kugira ngo wenda umenye icyo waremewe unagikurikize. Icyo waremewe kuri iyi si, Imana yaguteganyirije ko ari byo bigomba kukubeshaho, ari byo bigomba kukuzuza nyine ukaba umuntu. Ariko kubera nyine ko umuntu wese ashobora kureba ugasanga kubera ko utazi icyo waremewe, uko ashaka kwiganya uko abandi babayeho, ugashaka kugenda nk'uko abandi bagenda, ugashaka kwiganya ibyabo. Hari icyo Imana yakuremeye nawe ku giti cyawe. Umuntu wese rero Imana ifite uko yamuremye n'icyo agomba kuzuza kuri iyi si. Ubundi mu bantu baba bariho ku isi bose, nta muntu Imana yaremye uhuye n'undi cyangwa se umeze nk'uko undi ameze. Baba bafite ikintu batandukaniyeho, nubwo abantu baba basa, nubwo abantu baba bavuga kimwe, nubwo abantu baba bavukana, ntabwo bashobora kuba bameze kimwe ijana ku ijana. Ubundi nyine uko byakagenze, umuntu yisuzumye akabanza akitekerezaho, akareba icyo yaremewe n'icyo Imana yamuremeye kumara, yakuzuza umugambi wayo. Ariko nyine nibyo nari ndimo mvuga, kubera nyine abantu batajya bamenya ibyo baremewe, usanga bamwe bari kujya bashaka kwiganya uko abandi babayeho, ushaka kwiganya uko undi ameze. Kandi abanyarwanda bo barabitekereje, barareba, baba ari abahanga cyane, baravuze ngo ingendo ye nduravuna. Ariko kubera ko nyine waba utazi ingendo yawe, urabona runaka uko agenda ugashaka kugenda nkawe, kandi uko kugenda nkawe birakubona cyane, birakubona kandi biba bikwiciye umugambi wawe. Uko abantu babayeho bose
kose ni Imana iba yararemye nyine ngo buzuzanye, ubundi turi ingingo zigomba kuzuzanya. None se niba nyine Imana yaraguhaye kuba umutwe muri sosiyete, ikaguha kuba umutwe, kuki uri gushaka gukora ibyo uwo yahaye kuba amaboko? Iki kintu mu gitekerezo nyine, kuki se niba yaraguhaye kuba amaboko, kuki uri gushaka kuba umutwe? Nyine ubyumvishe neza wasanga koko ari byo. Mbese hari ibintu biri kwangirika cyangwa se biri gupfa kubera ko icyo waremewe gukora atari cyo uri gukora. Ugasanga hari ku muhanda abantu bari kwiyoza ibitabi, bari kwiyahuza ibiyobyabwenge kuko batazi icyo baremewe. Bari kwivanga mu bibicira ubuzima, bari kwivanga mu byica imibereho yabo, kandi ibyo bazabibazwa. Utekereze neza, ucunge neza, urebe icyo waremewe maze ubashe no kugikurikiza, kuko muri sosiyete y'isi cyangwa sosiyete tubayeho, mu gihe uriho hari icyo Imana iba yarakuremeye kuzuzuza. Ahubwo jya utekereza, icyo Imana yandemeye ndagikora koko? Ese mbega wibaze, ni iki Imana yandemeye kuba ndiho? Imana yandemeye iki? Yandemeye kuba umumaro. Natangiye mbabwira ko nta muntu Imana yaremye kugira ngo abe imburamumaro. Umuntu wese Imana yamuremeye kugira umumaro. Bibiliya niba ivuga neza ngo turabe Imana yaremye ituremeye imirimo myiza. Nyine isuzume nyine urebe ko imirimo uri kwisangamo ari myiza. Nusanga imirimo urimo gukora atari myiza, uraba ugiye kure y'ibyo Imana yakuremeye. Uraba nyine uhisemo kuba uwo guhabana n'ibyo Imana yakuremeye. Kandi niba Imana yarakuremeye imirimo myiza, uyu munsi ugasanga uri gukora imirimo itari myiza, wamaze kujya kure y'umugambi w'Imana igufiteho. Nuko rero mujye mubitekerezaho, mwibaze koko, ese turiho nk'uko Imana ibishaka? Mbese icyo Imana yandemeye gukora uyu munsi ndi kucyuzuza? Wikwiganya mugenzi wawe uko ari kubera ko utaramenya icyo waremewe. Uyu munsi niba ugira amahirwe yo kumva iki kiganiro, tangira utekereze, wibaze, Imana yandemeye iki? Numara kubyibaza urahita ushakisha icyo Imana yakuremeye. Numara kukibona urahita utekereza ati, ese ibyo Imana yandemeye ndi kubikora koko? Nusanga utari kubikora, ubwo nyine haraba hari ahawe kugira ngo utangire ukora icyo Imana yakuremeye, wuzuze umugambi wayo. Wikwiganya kuba umutwe nusanga utari umutwe, wikwiganya kuba amaboko nusanga utari amaboko, wikwiganya, kuko turi ingingo zuzuzanya. Kuko niba ugiye gukora ibyo abandi baremewe, uraba utaye inshingano yawe cyangwa uraba utaye intego yawe. Nuko rero bavandimwe, ndashaka kugira ngo mbabwire ko umuntu wese burya Imana yaremye abayeho afite icyo Imana yamuremeye, kuba waba imburamumaro cyangwa kuba wakora ibitari by'Imana yakuremeye, ugiye kure y'umugambi wawe kandi bizanakuvuna, haba mu mibereho haba no mu buzima bw'umwuka. Kuko ikintu Imana yakuremeye ibyo ari byo byose, Imana yagihaye n'uburyo cyangwa n'ububasha bwo kuba byagutunga bikakubeshaho kandi unyuzwe. Niyo mpamvu usanga abantu bagirira abandi amashyari. Umuntu hari ikintu runaka agezeho kubera ko impano ye yayikoresheje neza, noneho wa wundi wataye kure y'impano ye agashaka kwiganya ibyo mugenzi we arimo, noneho ugasanga niba bimunaniye cyangwa atari kugera ku byo uzi mugenzi we agezeho, agatangira akamugirira ishyari. Kandi hari ibyo Imana iba yaramuremeye gukora ngo abyuzuze, ahubwo we
yarabigiye kure. Bavandimwe rero ndabakunda cyane, ubu ngubu nari ndi gushaka kubabwira ngo mutekereze mubanze mumenye ibyo Imana yabaremeye, nimumara kumenya ibyo Imana yabaremeye